Kodinze twongeye kubasuhuza nshuti bakunze impamba Nyayo TV amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Hari hasize iminsi by'ukuri tutongera kuboneka imbere ya kamera ariko kubera impamvu zitandukanye, ariko nanone dushimye Imana ko Imana itwemereye tukaba twongeye kugaruka, kandi nanone ntari kunjye nyine ndi kumwe na mugenzi wanje. Yego, amakuru muvandimwe ni meza, tuguhaye ikaze. urakoze cyane. Wari warabuze umuntu aba ari mu yindi mirimo. Okay, neza cyane. Yego, uko biri kose ndabona umeze neza, ntekereza ko ari amahoro. meze neza, ni amahoro. Amen. Hanyuma rero abakunzi b'impamba Nyayo TV barimo amaze iminsi batwandikira barakubuze. Wowe nta bantu bajya bakubwira ati ariko bitera? Yewe nanjye barampamagara benshi, kandi gusa uyu munsi ndaza kubaha nimero za telefone. Amen. Byiza cyane. Ariko abanzi barampamagara bakambaza ngo narabuze, ariko ndahari. Amen. Ni byiza cyane rero, ntaco bitwaye. Nanone ngewe nitwa Felicien, rirahagije nibanganyiza Felicien ariko mufate Felicien. Hanyuma turi kumwe na muvandimwe rero, cyangwa se mukozi w'Imana, cyangwa se evangeliste. Reka atwibwire, abibwire. Murakoze cyane, nitwa Tuyisenge Jean Baptiste, bakunze kunyita mwarimu Kazungu. Mwarimu Kazungu, evangeliste Kazungu. Amen. Niryo abantu benshi bazi, kandi n'abagenda badukurikira niryo banziho. Amen. Hanyuma rero reka duhereze ikaze wowe n'iby'agaciro muzukuri kuba wadukurikiye ku Mpamba Nyayo TV. Uyu munsi rero twabazaniye aho dufite topic ivuga ngo ivugabutumwa ku isonga. Ivugabutumwa ku isonga, uhishiwe byinshi. Mbere ko dutangira rero munyemerere muzukuri duhereze ikaze umutumirwa wacu, hanyuma asenga Imana, hanyuma tuze gukomeza. Murakoze cyane, reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko twese waturinze, abantu bose badukurikiye warabarinze, dufatanyije amashimwe yuko tugihumeka, kandi kuba tubyutse bikemera, tukagenda bikemera, twavuga nabwo bikemera. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turindanye n'imiryango yacu, kandi tubihaye agaciro kuba tukiri no mu buntu bwawe. Hanyuma ubane natwe muri iki kiganiro cy'umwanya w'ijambo ryawe, byose hagati mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mwarimu nk'umwigisha dufite. Yego. Ivugabutumwa ku isonga, ku bwawe ubyumva uti? Ivugabutumwa ku isonga, sobona rikwiriye kujya ku isonga. Yes, rikwiye kujya ku isonga imbere y'ibindi byose, cyane ko ivugabutumwa rikubiyemo ibintu bitandukanye. Rikubiyemo ijambo ry'Imana, kandi na Bibiliya avuga ngo mbere na mbere Imana. Yego. Ubwo rero ivugabutumwa rikwiye kuba ku isonga, kugira ngo abantu benshi bahindukire Kristo. Amen. 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 Cyangwa bahindukire Uwiteka. Amen. Hanyuma rero muri iki kiganiro tubwire impamba yawe rero. Ndabona yifashije intwaro, hari umugabo bafashe yaravuye gusenga, ati bite iri joro yiri kugendera ijoro bimeze gute? Ntabwo bufite, atemba mfite intwaro. Ubwo barabasigaye bamufasha, ati intwaro yawe ziri he? Ati ngiyi ni Bibiliya. Ni Bibiliya, kandi mu by'ukuri ni intwaro nziza ikomeye ku bakristo. Yego. Amen. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nari maze kubabwira amazina yanjye ko nitwa Tuyisenge Jean Baptiste, bakunze kunyita mwarimu Kazungu. Hanyuma mbarizwa muri paruwase ya Bukane, mu rurembo rwa Muhoza, ku itorero rya Silowamu. Aho ngaho niho mbarizwa. Muri iki gitondo rero nangwa y'amasaha, nejejwe no kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana yanshize ku mutima. Hanyuma dusome ibyakozwe n'intumwa, ibice 12. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere, tuze kumanuka aho hepfo turagera nko kuri 6 cyangwa kuri 5, kugira ngo byose byoroshye tuze kubivuga mundi tuganire. Yego. Adusome mu izina rya Yesu. Amen. Nuko muri ico gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda,
ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Hanyuma nashatse kugira ngo uyu murongo ariwo dutindaho cyane. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Iki ni igihe ivugabutumwa ryavugwaga, rivugwa n'abigishwa. Kandi iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twagiye tukigarukaho, ni imirimo Imana yakoresheje intumwa. Cyanditswe n'umugabo witwa Luka. Hanyuma Luka yari umudogiteri. Hanyuma cyandikira guverineri witwa Tofili. Hanyuma mu gice cya mbere nibwo bavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo kumpamya i Yudaya n'i Samariya, i Yerusalemu hose kugera ku mpera y'isi. Hanyuma mu gice cya gatatu bari bamaze kwakira izo mbaraga z'umwuka wera. Hanyuma ku gice cya mbere cya kabiri bari bavuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari mu mwanya umwe, bari mu cyumba hejuru basenga, bose buzura umwuka wera. Mu gice cya gatatu nibwo basohotse bajya gusenga, ariko bamaze kwakira izo mbaraga z'umwuka wera. Birashoboka rero ko ivugabutumwa rikwiye kuba kwisonga, ariko umuntu anafite n'umwuka wera. Iyo umuntu afite umwuka wera, kubwiriza biramworohera. Avuga icyo Imana yamuhishuriye, yamubwiye. Hanyuma iyo dusenga tuba tuganira n'Imana. Hanyuma rero hano muri iki gice cya 12 ni igice ubonamo inkuru za Petero ndetse na Yakobo. Ni Herode wari ufatiye abanyetorero kubagirira nabi. Hanyuma afata aba bantu baba bari kuvuga izina rya Yesu neza. Hanyuma arabafata, arangije ngo afata Yakobo, mwene se wa Yohana. Hanyuma ngo amwicisha inkota. Abayuda baranezerwa, baravuga bati rwose udukoreye umuti. Mugani wabikijije, udukoreye umuti, ubwo twiciye uwo uzadufatire na Petero. Abonye ko nejeje Abayuda, afata na Petero, hanyuma aramwiyongeza. Hanyuma ngo abushyira mu nzu y'imbohe, aravuga ati wowe nzakwica, ndakwibikiye, nzakwikuza. Pasika kwikuzuza icyo ari cyo ni ukugufata nyuma. Hari ukuntu mbere twaryaga ibijumba n'ibirayi, ukuntu nuko afata cya kintu cyiza, ikirayi cyangwa se inyama, ati iki ndakikuza. Nawe yari yamwibikiye ati uyu nguyu we yavuze cyane, ndamwikuza. Urakoze cyane. Hanyuma ndeba ukuntu yafashe umwanzuro wo kuzamwica Pasika ishize, iminsi y'imitsima irangiye. Hanyuma ngo afata umwanzuro, aravuga ati kamushire mu nzu y'imbohe, muha abasirikare 16 bamurinde. Nawe ureba abantu 16 barinda umuntu umwe. Yari umukozi w'Imana, yari yarashize ivugabutumwa ku isonga. Hanyuma ngo Petero yigira mu nzu y'imbohe. Hanyuma ndashatse kukubwira akantu gakomeye, ariko abanyetorero ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Abanyetorero baba bakwiye gusengera abavugabutumwa, bakwiye gusengera abayobozi babayobora. Hanyuma ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana, mu bigerageza huye nabyo, mu bibazo huye nabyo, mu ngorane huye nazo, mu kaga huye nako, abanyetorero baramusengera. Ufata Petero wacu, pasitoro wacu, umukozi w'Imana. Hanyuma ngo bafata umwanzuro wo gusenga. Ngo ijuru naryo rirareba, riravuga ati uyu muntu ko agifite igihe cyo gukora. Reka nkubwire ikintu gikomeye n'abankurikiye babyumve. Iyo Imana igufiteho umugambi, nta kintu gishobora kuguhitana. Umugambi w'Imana utarakomeza. Mbega weho n'umugambi muko pamoja, muri mbiri. Ari umugambi w'Imana
ntushobora gupfa usize umugambi w'Imana n'umugambi w'Imana ntiwapfa usize umuntu usize nyirawo biragendana hanyuma rero ubu akazi ka Yakobo kari karangiye ariko ka Petero kari gakomeje ngira ngo ibi uraza birumvikana bisobanukirwa n'abantu bica barabyumva ni impfu nyinshi twasimbutse kugira ngo uyu munsi wa none tuzabe tuvuga Imana uko nukuri kandi nawe dukurikirana impfu nyinshi wasimbutse kubera umugambi w'Imana amen hanyuma Imana ntabwo ari twebwe irinda ahubwo irinda umugambi wayo hanyuma irinda umugambi wayo we ubyungukiramo ikavuga ati ejo uyazakora iki ejo uyazakora iki uyazamarira iki hanyuma ibyo nibyo cyatse kugwa Petero rero akazi kari kagikomeje aka Yakobo kari karangiye Imana yemera ko bica Yakobo hanyuma Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ushobora no kurindirwa mu bibazo ukarindirwa mu bigeragezo ukagomeza ugahumeka ariko kubera ko ari cyo uzakorera Imana hanyuma rero ndagira ngo nze kubasobanurira gatoya ubwo burinzi bw'Imana bugenda bugera ku bantu batandukanye nibwo butuma abantu bayikorera nibwo bituma abantu bashobora kuyivuga neza iyo umuntu asubije amaso inyuma nusokomeza gusoma iki gice hari ijambo rivuga ngo Petero agaruye umutima amenya ko Imana yohereje marayika wayo byari byagenze gute ngo baramusengeye ijuru ryohereza marayika ngo hanyuma asanga muri iryo joro arinzwe n'abasirikare 16 hanyuma ntiyakoma ku basirikare ahubwo akomanga Petero aravuga ati Petero nkurike none umva igiseke Petero yari yamaze gusinzira niba ikintu kizakwereka kuri kumwe n'Imana nuko no mu bibazo bikomeye ugira amahoro nuko no mu bigeragezo by'agaterera nzamba usinzira ubona ibitotsi Petero ngo arasinzira marayika aramusura aramukomanga amaze kumukomanga aravuga ati nkurikira kuri no kintu cyansekeje ngo urugi rwa mbere rurikingura urwa kabiri rurikingura Imana igukingurira inzugi wowe unyumva onkurikira muri aya masaha aka kanya Imana igira inzugi gukingura hanyuma ngo bageze hanze akabeho gatangira kumukubita hanyuma aravuga ati marayika we yari yigendeye aravuga ati sindi kurota izi ni inzozi ariko ngo agaruye umutima amenya ko Imana yohereje marayika wayo hanyuma yuko abimenya ngo afata inzira yigira mu cumba aho bari kumusengera hanyuma agezeyo bagira ngo ni umudayimoni uje ariko iyi Imana ikoze ibintu abantu benshi ntago babisobanukira ntago bamenya ibyari byo ariko ngo ahageze ngo umwaza kumureba hanyuma aravuga ati Petero aragarutse bashima Imana Imana yumvise amasengesho nagira ngo tuze gusoreza hanyuma tuvuge ivugabutumwa kwisonga ni hehe ikwiye kuvugwa ni ryari rikwiye kuvugwa ni ryari ritavugwa nje ntekereza ko aho uri hose ubu ukwiye kuvuga ivugabutumwa ubu ukwiye kwagura ubwami bw'Imana amen aho uri hose hari indirimbo bagendaga baririmba bivuga ngo tugende mu mataba tugende mu misozi tuvuge ibya Yesu abariyo tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu muriro urakoze cyane hanyuma rero ni ibiki wibaza ku byerekeranye n'ivugabutumwa kwisonga ni ibiki wowe wibaza abankurikiye bo ni ibiki bibaza duhere ku byo wibaza iyo tuvuga ngo ivugabutumwa kwisonga tuba turi gushaka kugaragaza mu by'ukuri misiyo ya Yesu misiyo ya Yesu ni ukugira ngo atwunge n'Imana sibyo atwunge n'Imana Yesu nawe yaze ari kuvuga ubutumwa ubutumwa bw'ubwami arimo atwunga n'Imana atangiza ministeri yiwe cyangwa se itorero n'abagabo 12 abagabo 12 bari mu cumba hejuru barimo basenga ngira ngo bari 70 nuko barabamanukira amaze kubamanukira rero natwe niho twabashije kugira ute kwakira Yesu Kristo binyuze muri babagabo bagiye bavuga ubutumwa hirya no hino niko mbitekereza tuvuga ivuga ubutumwa kwisonga no mu byukuri tuba dushaka kugira mu byukuri mu byukuri ntiwasanga hari ibindi bintu twashize kwisonga bidakwiye kuba byaba kwisonga kuko ntekereza ko umuntu nimba ari umukristo wese mu byukuri aho uri hose nibyo wari umaze kuvuga agomba kuvuga ubutumwa
ivugabutumwa imikorwa byiwe imirimo yiwe haba no mu rugo n'aho atuye hose agomba kugaragaza Kristo uri muri we ibyo bikadufasha kugira ngo mu by'ukuri Kristo tumushyire ku isonga cyangwa se ivugabutumwa ribe ku isonga nuko mbyumva yego ntekereza ko abantu bashize ku isonga ibintu bitandukanye kandi ibintu nibo babyifondeye ntabwo Yesu ari we wabibabwiye icyambere mbona abantu barashize ku isonga ibintu bijyanye n'icubahiro yego kabiri nabonye abantu barashize ku isonga ibintu bijyanye n'amafaranga gatatu nabonye abantu barashize ku isonga ibintu byo kwishira hejuru yego ariko umuntu w'Imana umukozi w'Imana yarakagombye gushira ku isonga uwamuhamagaye yego hanyuma akamwamamaza azirikana ko ari we uzanamuhemba yego kuko byanze bikunze nyuma y'ubu buzima ukora ukuri niyo mpamvu dufite ingero zitandukanye abagiye batuzanira ubutumwa yego hari ibyo tugenda twumva yego turagerayo turamenya ibyo ari byo ariko ujya kumva ngo basubiye inyuma ujya kumva ngo baribagiwe ngo ntago ivugabutumwa rigifite imbaraga ariko barizana ryari rifite imbaraga muri icyo gihe cyaryo hanyuma iki gihe turimo rero tuba dukwiye guhaguruka hanyuma tukiyungamo imbaraga tukagenda mu misozi tukagenda no mu mataba yego tukavuga ivugabutumwa rifite imbaraga amen ni no mpamvu ubona nk'abantu b'abayobozi n'abandi bantu bayoboye amatorero atandukanye umuha itorero rifite abantu bakeya akumva uramwanga uramuhimye akumva uramuhimye akaba ati kuki batamaye itorero ry'abantu benshi ariko aho bagushira hose bapfa kuba bakubwiye bati genda ubwirize baraba yego ni no mpamvu n'abavuga butumwa bagenzi bacu ntago bakunda kubwiriza abantu bake bakunda kubwiriza abantu benshi ibi bintu rero uzasanga uravuga uti niba ari Yesu tugiye kuvuga niba ari Imana tugiye gukorera umuntu umwe we ntiwamubwiriza kubera ko ivuga butumwa riri mu byiciro hari uko abantu babwiriza one and one umwe urugo ku rugo yego hanyuma niyo mpamvu hari imiryango remezo hari abumva ngo ni ibihande hari abo wumvaga ngo abo rero burya aho wakoherezwa hose wavuga ubutumwa yego kandi uwukorera akazaguhemba yego ububyutse bukaza ko ubu cyari igihe cy'ububyutse ukurikije uko Imana yahamagaye abantu niyo mpamvu abahamagawe Bibiliya ivuga ngo mugumuko mwamuri yego mugihamagara ariko kubera ubukene abantu bagenda bahinduka kubera gukira abantu bakagenda bahinduka ariko umuntu akwiye kuguma uko yarari agihamagara urakoze cyane hanyuma hari mu inshuti wacu nawe kundi impambanya TV kundi ibiganiro byacu yaratwandikiye yitwa tumwita Willy Daniel turamusuhuje ari n'umumisiyoneri n'umugabo nkunda cyane umugabo ufite muka w'Imana n'umugabo ukunda Imana cyane turamusuhuje turimo tuganira mu by'ukuri atubwira yuko yasuye ari muri Europe yasuye ibihugu byinshi bigiye bitandukanye yageze mu Bufaransa yageze muri Denmark yasuye ibihugu byinshi bigiye bitandukanye ariko cyo arimo atubwira ngo abanyafrika cyangwa se abanyarwanda tugomba gusenga Imana ikongera igasuka ububyutse yego ububyutse kabisa yarimo atubwira ati ibihugu abantu benshi abatuzaniye uvuga butumwa cyangwa se abazaniye inkuru nziza mwa bino bihugu turimo niho baturutse ariko mwa kino gihe basa mu by'ukuri kubera Imana yabatejeje imbere ibahereza kabisa ubukungu ibintu bigenda neza amafaranga barayafite ariko ivuga butumwa ryasubiye inyuma abantu basa ngo ndavuga ibyo yanditse abantu basa nabibagiwe Imana avuga ati rero mwebwe twatwe tugisenga ni igihe cyo kugirana mu by'ukuri twongere twibutse abantu Imana twongere ivuga butumwa kandi wabihuza n'ijambo ry'Imana rimwe wavuze
riri mu byakozwe n'intumwa rimwe 8 ngo muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya kugera ku mpera y'isi. Bivuze ngo iyo umuntu amaze guhabwa yamaze kubatizwa mu mwuka wera cyangwa afite zira mbaraga z'umwuka wera, ahabwa imbaraga zo gukora umurimo w'Imana zidasanzwe. Ko n'abagabo baje bari bafite imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo waviye hirya iyo gihera ngo ugere aha ngaha muri Afurika utafite izindi mbaraga, byagorana. Ngira ngo wowe ubyumva uti? Uko byumva tekereza ko muri rusange ivugabutumwa rirakenewe. Hanyuma abantu bakwiye guhaguruka. Yego. Babwiriza umwe abantu bazabona ubushobozi bwo kujyayo. Yego. Nkuko Daniwiri yagiye bave ku Mana. Yego. Nekereza ko ahubwo gukorera Imana ufite ibiryo. Gukorera Imana ufite ibiryo, tekereza ko byatuma uyikorera neza cyane. Byongera amavuta. Byongera amavuta, ndabivuze ndi imbere ya kamera. Gukorera Imana ufite imyambaro, gukorera Imana ufite moyen de placement, donc ufite ukuntu. Oya none se mwivugabutumwa nuzi karuja kubwiriza ubutumwa bwiza, ugasanga mu by'ukuri usibye no kubwiriza ubutumwa bwiza burakenewe ku isonga. Ariko nanone afite n'ibindi bintu bishobora gutuma wenda urugendo ndagwereza urugero. Ubwiriza ubutumwa bwiza umuntu wenda yari yicuruzaga cyangwa sinzi ukuntu babyita, ariko turavuga mu kinyarwanda cyacu tuzi ngo ni indaya. Si cyo nibwo buryo bwiza, usibye ko ari ukuntu bagiye babihindagura. Ubwo rero abazi muze kutunganira, ariko twifashije iryo jambo. Niho yakuraga amafaranga. Umubwirizo yakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko uriya muntu urabona none ubuzima ni bumucanga, biroroshe kuba yasubirayo. Ariko umva niba hari ukuntu umeze, hari ukuntu ushobora kumuremera kandi ibintu bikagenda neza, ukamwereka inzira. Cyane ko mu by'ukuri cyo turinda gucira abantu imanza, tubona bari mu mirimo mu by'ukuri itari mizima, nubwo tutayishimiye, hari igihe aba bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Urukumva rero y'amafaranga na bwa butunzi nabwo bwabyo bigize ute, nabyo mu by'ukuri bikongera imbaraga, biragenda bigufasha. Yego. Hanyuma rero ubwo bubyutse, yego, nkuko yarabisabye, twebwe ubwo turi kusabira abantu bavuga butumwa, abantu b'abakozi b'Imana. Yego. Ngo Imana ibahe umugisha, ibaha ibiryo, ibaha amafaranga, byose bibahereza, ibaha ibyambaro. Yego. Ibaha uburyo n'umwuka wera kabisa. Umwuka wera wo ararindwa. Yego. Ko byanze bikunze iyo umuntu asenze umwuka wera yahawe ntaho ajya. Nabonye umwuka wera agira imbaraga nke iyo umuntu ari gukora umurimo w'Imana avanzemo n'ibyaha. Ubwo rero umuntu aba akwiye kwirinda ibyaha akigengesera. Ariko Imana iguhaye ibiryo, ikaguha amafaranga, ikaguha akazi, kuvuga ivugabutumwa wumva bikubohokeye. Yego. Abagukenera i Burayi, aho muri Denmark, aho mu Bufaransa, ukujyayo bikakorohera cyane. Bagukenera mu kandi karere, ukujyayo bikakorohera. Burya bigufasha kuvuga ubutumwa mu buryo bikoroshye. Niyo nyuma rero nakebura abantu, hanyuma bagasaba Imana umugisha. Yego. Hanyuma bakabona uko bakorera Imana, kandi Imana irawutanga. Bajya hirya no hino, Imana irawutanga iyo ukoreye Imana neza. Ari ijambo nasomye na n'ubundi ni Pawulo wabyandikiye Abaroma, aravugira ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Nawe ngira ngo urarisomye. Hanyuma rero nitugerayo tuzavuga ubutumwa babone ko tutari gusabiriza. Sugira ngo mu gukora ibyiza badacogora, ivuga butumwa ryo si byiza byambere. Ni byiza byambere. Wako umuntu yabari gukorera katugufate wowe. Ndabona umeze neza. Umuntu agukorera neza. Mu byutunze akagusaba ni ngombwa ngo karinda yavuga. Oya. Ntiwamuhereza atari kugira ngo akomeza gukorera. Ahubwo ndamuha. Yego. Namwambika agira ngo umuntu batazamusanga iwanje, bagasanga ameze nk'amayibobo. Kandi ari iwawe. Ngo turebe Imana. Kandi Imana yo iradukunda, urukundo dukunda rurarenze n'urwo tuvuga buri n'ukwezi. Yego. Rugerayo ngo rwatumye Yesu aza mu isi yacu. Anyuma nshuti udukurikiye mu by'ukuri nawe utere comment, ngira iki dusangiza, kuko iki gihe turashaka kujya mu by'ukuri hamwe ngewe nawe umuriro wakwaka.
ukoresha impano yawe Imana yaguhaye tugashira ivugabutumwa ku isonga amateka yahinduka ya benshi hanyuma dusa n'abaganira cyangwa se n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu by'ukuri reka wiri aho ari hose tuzamusura tumara kumusura azatubwira ibintu byinshi kuko uyu mugabo mu by'ukuri ni umugabo Imana yahaye umugisha wo kugenda ibihugu bigiye bitandukanye kandi ni umumisiyoneri mu by'ukuri umugabo ukiri muto y'umujene ukunda Imana cyane kandi akunda impamba Nyayo TV ndabizi ko ikiganiro azacyumva tuzaganira nawe azatugira inama zigiye zitandukanye ubwo ariko usibye n'ibyo bihugu by'Iburayi na hano iwacu mu Rwanda no muri Afurika no hakuri ivugabutumwa igira impamba utanga mu by'ukuri kugira ngo abantu barusheho gushira ivugabutumwa kwisonga murakoze cyane hano iwacu ivugabutumwa rirakenewe ni nayo mpamvu impamba nabaha uyu munsi buri muntu wese yashira ivugabutumwa ku isonga ahereye mu rugo rwe ahereye mu rugo rwe hanyuma aho akorera abakwiye gushira Yesu imbere aho agenda abakwiye gushira Imana imbere mu itorero asengeramo abakwiye gushira Imana imbere yaba afite amafaranga yaba atayafite Yesu niwe wenyine watanze tangazo aravuga ngo yeme abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura iryo tangazo yatanze biragaragara ko nta muntu n'umwe yigeze aheza arabize ari n'abatarize izina rya Yesu barishira hejuru barishira ku isonga kandi ubwami bw'Imana bukaguka Imana ikazabahembera ko batayisuzuma hanyuma nanone impamba natanga nuko umuntu wese yava mu bitagira umumaro yava mu bintu bitagira umumaro akongera agasubira ku rufatiro agasenga kuko abantu baracogoye ku bigeno bijyanye no gusenga biyirije ubusa kandi dusanze amasengesho yarakoze umurimo kwa Petero bari abantu basenga baramuse akora imirimo imbaraga z'amasengesho rero nizo zonyine zamanuye marayika sinaho gusa ni henshi twavuga hari hepfo mu Bayuda igihe bari bavuze ngo barapfa barasenze iminsi 3 nyuma yo gusenga amatangazo aramanuka ibintu birahinduka hanyuma rero wowe udukurikiye wowe unyumva aya masaha usenze ibintu byahinduka usenze Imana yahindura ipaje cyane rwose usenze Imana yakubura dosi niyo mpamvu Abayuda ngo bagize ububasha ku banzi babo hari ibintu byinshi bigenda bitwirukaho hari ubuzima turimo bumeze nkaho turi muri gereza hari ibintu bidukikije ariko marayika aje kubw'amasengesho twabishaka tukabibura ni narwo rwego twumbuje abantu ibintu bijyanye no gusenga hanyuma icya kabiri mbakumbuje gukiranuka icya gatatu mbakumbuje kubana n'abantu bose amahoro icya kane nuko nta hantu utavugira Imana kandi ukayivuga neza kandi ntabwo bisaba kuba ufite amafaranga gusa ntabwo bisaba kuba ufite amafaranga dore abantu bataza kubyitiranya bisaba guca bugufi gusa waba ufite amafaranga waba utayafite ni guca ukamenya uwamuguhamagaye n'icyo ashaka nakoze cyane wasoza rero kadusigire n'abandi bantu umwanya ikiganiro cyacu turakunda kugikora mu by'ukuri kivuga butumwa dutumira abantu bagiye batandukanye nawe shiraho ibyawe uko ubyumva tera comment waduhamagara watwandikira ntacyo bitwaye mu by'ukuri turabizi ko mu by'ukuri abantu Imana yahamagaye mufite icyo mwavuga twandike nimba wumva hari umusanzu wawe ushaka gutanga kamera irahari mikrofone irahari irahari rwose kandi tuguhaye ikaze kugira ngo nawe utange impamba kugira ngo turusheho kugenda twagura ubwami bw'Imana hanyuma rero reka tuguhereze umwanya usenge urakoze cyane reka dusenge kandi turasengere ibyifuzo bitandukanye ku bantu badukurikiye ariko ari nimero bagiye gutanga wenda wari wabivuze murakoze cyane nzibahe kubera ko ariko wewe izawe buriya barazifite ziba ziri hariya zihari zirahora ariko zivuga ariko tunazishiraho n'izawe turazishiraho ariko bivuge zivuge babwiye ko nitwa Tuyisenge Jean Baptiste bakunze kunyita Evangeliste Kazungu hanyuma
mbarizwa muri paruwasi ya Bukane muri ADPR. Hanyuma nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Silowamu. Hanyuma ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 3 n'abandi turera, n'abandi Imana yaguhaye, n'abandi Imana yampaye. kuko uyu muntu nimero ya telefone 0788 78 71 74. isubiremo 0788 78 71 74. iyo niba kuri whatsapp. Hanyuma napite na Tigo. yego 0722 78 71 74. 0722 78 71 74. izo nizo nimero zanjye. Hanyuma ndagira ngo dufata akanya dusenge. zombi si kuri WhatsApp? Oya, MTN bakuri WhatsApp, Tigo ni uguhamagara. Murakoze cyane. Yes. Hanyuma ndagira ngo dusenge, tubashimire ko mwadukurikiye ku kiganiro, kandi Imana ibahe umugisha kubw'umwanya wanyu muduhaye. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uhaye umugisha abantu baduteze amatwi, natwe abadufashije mu kiganiro. Hanyuma ubutumwa Mwuka Wera bushorere azabugeza aho bugomba kugera, abantu benshi bazahinduke kubwo butumwa, kandi ukomeze kuduhisha, utwimane, uturinde, kandi abantu mu bigeragezo barimo bikomeye ubacira akayira kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Hanyuma turasenze kugira ngo bane natwe byose hagati mu izina rya Yesu. Amen.